Mwiriwe neza. Iyi mikino igamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa mugezwaho na Media Impacting Communities ubufatanye na Centre Marembo ku nkunga y'ubutwererane bw'igihugu cy'Ubufaransa. Abana b'abakobwa bakinamo n'abakobwa bafashwa na Centre Marembo. Shabuka ni boka. Dusabe kamama twamahiri uwo mwana umugize ute ko numva yahogoye cyangwa wamuririye ibiryo dore ko inda yawe yakunaniye? Darengana yariye yahaze dore yanabisigaje ahubwo agomba kuba asinziye. Monzanire dore fatwa nawe urye nako sozera dore ko kurya ko wirirwa uryagagura. Kuva mu gitondo kugeza ubu koko hari ikintu nigeze nkoza mu nda usanze aho biri hadakinze ziba niyo mpamvu se wirirwa undyagagura ibiryo by'umwana. Ubwo rero staraje umubwire ko mba niriwe ngukingiranye. Ubundi se kuri indangare ntasize nyinzi imbwa ntizakirirwa zikomboroza amasafuriya. Hegetse hose imbwa zakikingurira. Sinkavuge ngo nawe uvuge ejo kandi nabwo ntuzajya ku ishuri uzansigaranira umwana hari aho nzigira. Mwiriwe. Endakira Mari. Shira aka gakapu mu nzu harimo imyenda naguriye Dusa. Si nguwo se yayiyakiriye. Dusa, iki gihe bavuye ku ishuri? Aha ngo yageze ku ishuri ngafatwa n'umutwe mama we ngo mwarimu aramubwira ngo niyitahire ariko yageze aha mbona ni muzima yaba yari amaco yo kwanga ishuri. Warwaye kimuko? Nago jya kubika si byose yakuzaniye nyine. Ubwo rero uraje ubeshye so naho imyenda seje akaba yayiciye se. Aha tambuka sijye ku meza ubisari ntiyakwishe kuva igihe wagendeye. Ibyo ndumva nshonje. Baguha amata se ariko nakakagwa karacyarimo. Zana kagwa. Dia karame mama. Enda hano nkwereke icyo mfasha. Enda ngwe numfashe none ndabona baduhahiye inyama. Mfasha tuzikate aje agasanga bitarashya ntitwamukira. Harya Dia ntumaze kumenya gukora ubugari? Yego ko mama. Ubugari maze n'umunyigi ndawunyiga. Ariko nanjye ndakomeza kukwita umwana kandi uri umukecuru. Harya 16 ntirimo. Angeraho n'igice ma mu kwa 9 ndaba nkwije 17. Hanyuma se muko ubuze imyitwarire yihariye y'umwangavu? Nkihe suko. None se Dia nturajya mu mihango? Imihango se nayigiyemo. Nuko rero ubwo ibyo gusamara ubishyire ku ruhande nako isaha n'isaha waba umugore. Ariko ma kuri kunkanga. Ngukanga Fifi wo kwa Gasana se yitwayanga n'iki mwana wa? Ahako ma Fifi yari yandarikaga. Ntukavuge ngo umuntu ari yandarika mwana wanjye nta uvuka yandagaye. Buri wese byamubaho isaha n'isaha upfa gucikwa rimwe gusa ubuzima bwawe bwose bugahinduka. Ahako ma ku ishuri batangiye kutwigisha ko umuntu yakirinda gusama inda zitateganyijwe. Ni byiza kuba babibigisha ariko si uko bashumura mu ngeso mbi ahubwo ni igihe uguye mu mutego cyangwa warashatse. Naho ubundi isomo nyamukuru ni ukubigisha kwitwararika. Hanze hari abagabo batoroshye bashukisha abana b'abakobwa amafaranga. Ma bitwa washuga dadi. Sinzi izo shuga. N'urubyiruko rwarararutse ruri mu mayoga ibiyobyabwenge nako nta mabi batakora. Ibyo byose ni ukubyitondera. Dore imfubyi. Uyu mugabo wanjye se ukubona hari ahazaza twerekezamo ko ari amaburakindi. Yirirwanywa yataha ngo ni ingabure. Ntagurutse ngo nkubare ntitwakwandagara. Aha humura mama nzakuba hafi tuzabaho cyangwa azagende twibanire. Aha nabonye Imana imuzana sinzi zamusubizayo. Ni igisara ahubwo yatwica tubihingukije. Yavana hese ahandi arya akaryama nta pusho yatanze. Gusa nta mwana tuzabyarana. Aha noneho turamwaka dore yaguze inyama. Ariko ntabwo ari igisambo mbona arya biki. Aha iturize ntuzi ibyo barira mu tubari. Ese ugira ngo akorera make? Hari inzu yina atarubakaho. Wala Dia nyarukiye ku isoko ndebe ko mama ducuruzanya ntacyo bangurishirije.
ibisigaye bitunganye naza kandi umugaburire sibyo Diane? dusa mperekeza nkwereke icyo unywaza ma ngwino ko mva dusa nimugaruka uzumbwira iryo siba ryawe ry'ishuri ko warwaye ibyo simbyumva none nsanze usimbuka ejo nzaza ku ishuri mbibaze. erega nawe ntuzi iby'abakobwa hari igihe uterwa utiteguye ugahitamo gutaha aho kwiha amenyo y'abasetsi. Dusaba ubusanzwe akunda ishuri nanjye yabimpishe ariko nk'umuntu mukuru mba nabibonye none ugira ngo mujyanye he? Ibyo se ko ari bisanzwe nibyo byatuma atavugana mubaza ntansubize ngaho gera umufashe. Ubwo rero wari ugiye gushyana ukubwira ko ari njye wagusibije ishuri wibeshye. ariko gukomeza mbeshya papa bigatuma ndakarira nabyo sinzabikomeza. Dore n'ubu ngo ejo ntago nziga iminsi 2 koko. Aho uzagendera uziga simbona uri umuhanga. Dore hari umuntu w'ingirakamaro ngiye kureba ndatindayo gato. Isomo ubwiye ko ngiye kukugurira ibikoresho by'isuku. Jya kwa ba Diane ubuganira ndagucaho dutahane. Buriya umusaza agiye kwiryamira da. Ubwo se umwana akangutse agasanga nta muntu wari. Isose ntahari amuhoze. Enda ngwino ndakuza udasigara ujajwe. Erega buriya simba nkubwira nabi mba ngira ngo uca akenge ureke kwitwara nka babajeye bafite ba nyina ntuzi kuri imfubyi. Yego. Yomana dusengira kumeye. Mwiriwe. Yomana yumva amasengesho. Mwiriwe Diane. Babajye. Diane. Karame. Nyoko arihe. Asubiye ku isoko. Karibu ku meza twateguye. Nuko mwana wanjye kiramfashe yambaraje arimo biri munsi narinzaniye nyoko. Nyuma bikirese. Mwihore naza ndamuguririye mfundurira ahubwo ibi biryo ni wowe wabitetse. Mama nibwo akimara kugenda yamfashije. Keretse ubugari gusa. Ntubona se kumaze kuba inkumi. Umuntu yagukosha rwose. Akira. Ngaho nawe se ubwongera se. Sinjya nk'inzoga. Primusi usa n'inzoga. Uroye ni nk'ibiryo. Ifata mu nda kandi ni abana n'abagore ntisindisha. Oya urakoze. Niba ubibasha urangurira fana. Dore kira kino gihumbi nukika imirimo uze kujya kwizanira sha. Harya nta kindi nagusezeranyije. Uhora unsezeranya byinshi. Rero ejo nibaduha avanze nzakugurira inkweto z'ibi 5. Ibiryo byawe biraryoshye rwose cyane iyo nyoko atabincunagurijeho. Rero nanjye urugo naboneye muri uru rugo we. Kandi mbona mama kubaha cyane. Niyo kureba hafi iyo utatwegereranya inzererezi imburamukoro umwinjira ngira agahenge iyo uri hano mwana wa. Sinari mbizi nzamubaza impamvu kandi mbona uri umwana mwiza. Zabyihore by'abantu bakuru ntiwabivamo wa mwana we. Ariko nawe mbona umaze kuba inkumi uzi ko ntakibona wa itako yabaye igira hino nde. Siga hariko ntuzi kuri papa. Yego ndi papa muto ariko kandi nta n'icyo biba bitwaye ibibi nakanwa ahubwo ngwino mu cyumba tuganire hatagira twumviriza hano muri salo. Oya papa reka nkureho bino birya ahubwo. Ihore urabo bikuramo wenda ahubwo shyiraho urujya hatagira utugwa gituma. Ni bibi. Oya ni ukuri papa bira kandi ndavuza induru. Mwiriwe. Shabuka abakobwa. Uyu mukino muwugezwaho na Media Impacting Communities MIC ku bufatanye na Centre Marembo ku nkunga y'ubutwererane bw'igihugu cy'Ubufaransa. Naho ubutaha nk'uyu munsi kuri iyi saha. Va mu gikari